mukomeze muyakome ababyeyi bavugiriza Imana impundu, ababyeyi bavugiriza Imana impundu, abatari kuyakoma ndi kubareba, ariko kandi Imana nihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Haleluya. Abantu bumva nta kibazo mu kanwa bikirize. Haleluya. Mwikirize n'abasibye bamenye ko hari abagiyeyo. Haleluya. Yesu abaha umugisha. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza kudatinda hano nkurikije indirimbo ziri aha ngaha, ariko kandi ijambo ry'Imana ntabwo dushobora kuri buri umwanya, cyane ko Imana ariyo nyir'uru rugo. Nta muntu wabuza umugabo kuvuga ari iwe. Hari abavuze ngo niyo yaba ari umugore yavuga. Murakoze cyane. Reka tuvuge ngo nta wabuza umuntu kuvuga kandi ari mu rugo rwe. Yesu abaha umugisha. Haleluya. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 13 ku murongo waho wa 8. Kongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Turaza kwasoma mu gice cya 7 ku murongo wa 27. Ubundi ndasoma umurongo wateguye iki giterane, mbabwira ijambo tugiye kuganiraho. Amen. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 13 ku murongo wa 8 haranditswe ngo Yesu Kristo uko yarari ryari, abari gusoma, uko yarari ryari n'uyu munsi niko azahora, bingana iki? Iteka ryose. Tuvuge ngo nibyo. Kanongere nsome. Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 7 ku murongo wa 27 haranditswe ngo aramubwira ati reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Dusubiremo. Aramubwira ati reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nibi Yesu avuze nibyo. Dusome mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 7 haranditswe ngo babata hagati barababaza ati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko nimumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina ryande rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikagira gute? Ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Tuvuge ngo nibyo. Ngiri zina ritumye uyu muntu ahagarara hano, ngiri zina nanjye ritumye mpagarara hano, ngiri zina ryatumye Jehova Jire bava i Kigali mu makarisi atandukanye, ngiri zina ryanguye mu ntara bikangeza i Kigali nkatambuka ngongera nkagera muri iyi ntara y'Iburasirazuba mvuye Iburengerazuba. Nta kindi ni izina rya Yesu. Amen. Nabibwiye amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse mfite umudamu n'abana, ndumubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ndi butinde hano, ariko mfite message uwantumye kandi twagendanye. N'ubu turi kumwe ni Yesu Kristo. Yambwiye ngo nugera ahantu hari abantu baje mu materaniro ubambwire neza, umvuge neza. Haleluya. Haleluya.
muri maso. Mfite ijambo cyaka kubagezaho rivuga ngo Yesu aracakora. Yesu aracyagira gute? Yesu aracyagira gute? Hindukira ubwira uwo mwicaranye uti humura, Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Iryo ni ijambo ry'umwaka. Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Niyegereje abari ku murongo w'ikoranabuhanga bari online. Namwe turabiyegereje aho muri hose. Turavuze ngo Yesu aracyakora. Haleluya. Yesu aracyakiza. Niba uzi abo yakijije, Yesu aracyakiza. Niba wabonye abo yambitse, Yesu aracyambika. Niba wabonye abo yagaburiye, Yesu aracyagabura. Niba wabonye abo yubakiye, Yesu aracyubaka. Niba wabonye abo yahaye poromosiyo, Yesu aracyazitanga. Bibiliya iravuze ngo Yesu Kristo uko yarari ryari, n'uyu munsi niko, kandi niko azahora iteka. Yesu Kristo uko yarari ejo, n'uyu munsi niko. Hari umuririmbyi wavuze ngo tuvuga ibyiza yakoze tugatanga n'ingero, abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi. Aravuga ngo nyamara ntabwo turi abasazi, ahubwo turi iki? Ubwo indirimbo ndayisoje. Ndashaka kubwira umuntu wese watanze igihe cy'akaza muri iki giterane ko atapfushije igihe ubusa. Ndashaka kubatangariza ko ahantu turi ni ahantu umuntu aba ntazicuze ko yahabaye. Hari ahantu abantu bateraniye bakahirirwa bakaharara, bukeye bakicuza ko bahabaye. Ariko ntabwo nzicuza. Ntabwo nzagira gute? Ntabwo nzicuza ko nabaye muri iki gitaramo cy'abera. Nawe ntuzicuza ko wabaye ahangaha. Nzi umuntu umwe washoreranye n'umwana amujanye ku ishuri. Umwana yatsinze ikizami cya toroko, yabonye ishuri muri interina, amukura mu kabande. Iwacu ni mu misozi. Bagiye gutega imodoka imujana iyo umwana aziga. Bageze kuri arete, abwira umwana wati burambitse igikapu urambike n'iyo mari, ngiye hariya hamwe n'abariya bagabo, imodoka neza umpamagara. Ahita aja mu kabari, atangira kunywa inzoga, anywera minervari y'umwana yarabitse. Umwana imodoka yaza akirukanka ati papa imodoka iraje. Ati yo yireke igende turagenda n'iyindi. Imodoka igatambuka. Indi yaza umwana ati papa niriyi dusiga. Ati niyo yireke igende imodoka ni nyinshi. Bagiye kubona babona amatara aratse, kandi bageze kuri arete mu gitondo. Umwana abonye bwije asubiza igikapu ku mutwe na mari arabigerekeranya n'indobo, asubira mu rugo. Kongera kugera iwabo rwari urugendo. Mama wamubonye aravuga ati ku ishuri barakwanze. Umwana abwira mama we ati papa kuva twazamuka kuva mu gitondo ari mu kabari, n'ubu niyo musize. Umubyeyi aramubwira ati shira ibyo bikapu aho ngaho, umfashe gukora imirimo yo mu rugo, papa wawe araje. Umugabo yatashe saa 4 z'ijoro abantu baryamye. Akomanze mu kurugi, umudamu avugira mu idirisha ati cisha minervari y'umwana muri iri dirisha mbone nkingura. Cisha minervari y'umwana. Bari bagurishije ishamba, muvuge ngo burundu, kugira ngo umwana aje kwiga. Bari bagurishije ishamba. Umudamu aravuga ngo cisha minervari y'umwana wajanye mu idirisha mbone nje gukingura ku rugi. Umugabo akoze mu mufuka azamura ibiceri, aravuga ngo dora yo nsigaranye.
umugabo inzoga zimuvuyemo muvuge ngo aricuza. Hari abantu bari ahantu bazicuza ubuzima bwabo bwose, ariko turashimira Imana ko tutazicuza. Nzafata ibimugisha Imana ngingira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifa, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifa. Nje nahisemo kwibera, hari amagambo angomeza. Nzafata ibimugisha Imana mbigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibi. Abantu batazicuza murambura ibiganza. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibi. Abacuranzi mwigire hino. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibi. Dufite impamvu zirenga ibihumbi, dufite impamvu yatuma tutazicuza kuba muri aya materaniro. Turashimira Imana, umuntu wese iki giterane kibaye atarapfa, kikaba adafunzwe, kikaba atari muri Roi Faisal, nagira ibiganza guca iki giterane. Mukomeze muyatinze ntimukarambirwe, Imana itarabarambirwa bene data. Muzamure cyane ntari ukubura icyo mvuga. Ndashaka kukubwira ko kuba muri iki giterane ufite amahirwe akomeye cyane. Shitani utarakwishe iki giterane kitaraba, birarangiye nta kikwishe, kubera yuko zamura cyane ibiganza. Zamura cyane ibiganza. Komera Yesu amashyo hejuru twumve. Komera Yesu amashyo hejuru twumve. Twageze mu gakiza kawe, twasanze ari cyo kigo nderabuzima. Abari bishwe na bwaki y'ibyaha, wabahaye imibereho barashima. Abatari bazi kwambara neza, warabasize ubaha icyubahiro cyawe. Mana tega amatwi ngushime, Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushimye. Ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo undemane umurizo, ahubwo wandemye mu ishusho yawe. Twese turirimbe. Mana tega amatwi ngushime, hari impamvu nguririmba, nuko wamenye imibabaro yanjye. Hari impamvu mfukama ngasenga, nuko wabaye igisubizo cyanjye. Aho ngeze hose nza kuvuga, kuko uri intwari mu bagabo. Aho ngeze hose nza kwirahira, ngo ku muntu yirahiro wamuhaye. Mana nyumva nzakuririmba, Mana wangiriye neza. Amashi. Mana nanjye ndagushima. Haleluya. Ntabwo ndemanya
mahembe cyangwa ngo ndemane umurizo, ahubwo wandemye mu ishusho yawe Mana, reka ngucinyira akadiho. Mukomeze mwicara. Hari abantu turi kumwe ngo batere haleluya babwire irindi jambo. Mwireke mwijuru barayikiriza, mwireke mwijuru barayikiriza. Ndagira ngo ngubwire ijambo, ndashaka kukubwira ijambo, nshaka kumbwirira umuntu mwicaranye. Mubwira uti nka mwavukiye rimwe barayibaza. Ejo utabona uri umuntu ukagira ngo ubwo ubukiriho. Iyo uba inka ntabwo muri muri aya materaniro. Kuba uri umuntu ni igishoro gikomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire, wikwipfusha ubusa, ntabwo uri inka ngo bazagushyira mu isoko. Ntawe uzakurya ibinono, ntawe uzakurya amazuru. Kuva turi abantu turaba igiciro, turaba igiciro mu maso y'Imana. Imana nihabwa icyubahiro, Imana nihabwa icyubahiro. Niweho watumye iki giterane kiba. Iki giterane cyabaye kubera wowe. Shitani utarakwishe mbere ntabwo akikwishe kuko igiterane cyaje kukuzahura. Turashimira Yesu Kristo wakoreye mu mushumba n'umurwa wera n'iritorero rya Rutagara, ndetse kandi akabakora ku mutima bagatumira Jehova Jire na Nshizirungu kwari kugira ngo tuzane na Yesu tumugaragiye. Aje kugushaka, aje kugushaka, aje kugushaka. Haleluya, haleluya. Kuburiho nico gishoro ibindi bizemera. Kuburiho nico gishoro ibindi bizemera. Kuburiho nico gishoro ibindi bizemera. Urabyemera? Kuburiho nico gishoro ibindi bizemera. Hano hari abaririmbyi barabiririmba, ariko nashaka kukubwira ngo kuburiho nico gishoro cya mbere usabwa kuva ugihumeka ukaba waje muri iki giterane, ngo ufitiye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yarari ejo. Ngiye kukubwira ibintu yakoze ejo n'ejo bundi. Ndaza gusoza uvuga uti uyu munsi ni nje. Haleluya. Ndashaka kukubwira ibintu Yesu yakoze. Ndavuga mu ncamake kandi kurikije amasaha dufite nibigiye kubera hano. Nizere ko mwabibonye korari dufite, ivumbi rigiye gutumuka ku matapi. Nanjye mureke ngo riyo bwabaga mvaha ngaho, ariko mpave mvuze Yesu. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko mfite impamvu zintera kuvuga Yesu. Nanjye aho yankuye yangiriye neza. Haleluya. Uko yararejo n'uyu munsi ni kwari. Turashimira Yesu udahinduka, turashimira Yesu udasaza, turashimira Yesu udacuya, turashimira Yesu udahomba. Ntabwo Yesu ari umuhinzi ngo ategereze imvura n'izuba. Ntabwo Yesu ari umucuruzi ngo IBM yamuzengereje umutwe. Ntabwo Yesu ari umukozi wa leta ngo akubwire ngo turi mu matariki mabi. Ntabwo muri kunyumva. Ntabwo Yesu ari umworozi ngo akubwire ngo zararwaye. Yesu ni umwami w'abami, ni mufarume w'abafarume. Ndashaka kukubwira Yesu, ariko nawe niba ushaka kumwumvagira gutya, ndagira ngo mbabwire rimwe mu budasa agira nuko uko yarari ejo n'uyu munsi, ariko nta wundi muntu uri hano watinyuka kwemeza kuko yarari ejo n'uyu munsi ni ariko ari. Kugira ngo mubimenye ikimenyetso cyabo, sosora mu ikofi yawe cyangwa ishakoshi iranga muntu yawe, uyirebeho kuvuge batangiye amaranga muntu. Nundatokesha Satani uravuga uti uyu si ninje cyangwa ntabwo uko wari uri bari gutanga iranga muntu, ariko
wambabari ukayirebaho niba ubishaka ukahita umenya ko nshize urungu avuze ibintu. Reba kwiranga muntu yawe urebe niba ari wewe kwari uko ndawiyobewe. Uyereka undi muntu ngicyanyu uyu muntu uramuzi aravuga ati aka gakecuru sinakaye. Urasanga wari agakecuru kandi wari ukiri umukobwa, usange wari agasaza kandi wari ukiri umusore. Ubu ngiye hagize ugera hano nkamwerekiranga muntu yanje yasanga uko narindi ejo uyu munsi ariko Yesu Kristo. Yesu Kristo kuva umunsi yampaye agakiza n'uyu munsi aracyatanga agakiza. Kuva umunsi yashingiye runaka akamuha umugabo n'uyu munsi aracyatanga abagabo. Kuva umunsi yubakiye runaka inzu nduza n'uyu munsi yabiguha. Yesu ari mu kazi. Ndagira ngo nkubwire weho waje muri iki giterane umwemerere wowe ube maso uramenye icyo Yesu akoze ku buzima bwawe. Amen. Bibiliya nasomye yavuze ijambo Yesu yasubije umugore w'umusirofoyinike. Bibiliya yavuze ngo ni umugirikikazi. Ni umugiriki mu rurimi rwacu twamwita umunyamahanga. Umunyamahanga mu isi y'umwuka ni umuntu utarakizwa. Reka ngubwire niyo mwaba muvukana kuri so na nyoko akaba kiba mu kabari we uri muri korali uravuga ngo uyu mwene data ni umunyamahanga kandi atarambuka umupaka. Atarambuka iki? Tugira abantu twita abanyamahanga batarambuka iki? Aho bavuka baravutse tubareba. Uyu mugirikikazi ntabwo yari umuyuda. Yesu avuka uyu mugore niwe wenyine Yesu yakoreye igitangaza ataraja ku musaraba utari umuyuda. Yesu yari yaravukiye mu bayuda. Yuda ni umwana, ni umwe mu bana ba Yakobo. Yakobo ni umwana wa Isaka. Isaka ni umwana wa Aburahamu. Aburahamu ni sekuruza w'abizera. Haleluya. Iyo Yesu yajaga gukoresha ijambo yari yakoreshaga ijambo aravuga ngo ntimwibwire ko muri abana ba Aburahamu. Aburahamu niwe watsindiye isoko ryo kwizera, niwe wahawe certificate kubwo kwemera gutamba umwana we w'ikinege. Byari bifite icyo bisobanura cyane. Imana nihabwa icyubahiro. Ntabwo ndi bubitindemo ariko reka mbabwire abayuda bari bamaze iminsi babigendera ifiyeri bagenda bavuga bati twebwe turi abayuda nta rindi shanga rifite Imana iriba hafi nk'Imana yacu. Bagenderaga ifiyeri kubera ko babonye umucunguzi. Bakagera ku rwego baja gutera agakorasi bakavuga ngo dore Yesu ni mwiza we twabonye muganga. Dore Yesu ni ayi twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Dore Yesu ariko mwakwikiriza ayi dore Yesu ni mwiza we twabonye muganga. Abagabo banze gukoma amashi. Dore Yesu ni mwiza we twabonye muganga. We twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Mu mazina ya Yesu harimo izina ryitwa Umukiza. Ryitwa iki? Afite amazina atangaje kandi buri zina rya Yesu ringana n'ibikorwa. Buri zina rya Yesu rihuje n'ibikorwa akora. Bibiliya yerekana ko igihe cyageze Abagiriki nibo bari barakoroneje Isirayeli. Abagiriki nibo bari bafite ubutunzi na nibo bari bafite n'ubwenge bintu bijanye n'inyuguti. Abagiriki
kubijyananye n'iterambere bari barisumbye abayuda, ariko abayuda nabo bakaba bibitseho icyo bita amasezerano. Abayuda bari bafite amasezerano. Hari umunsi umwe Pawulo yigeze kuzura umwuka wera, abwira abaroma, n'abaroma bigeze kubakoroneza, arababwira ngo nubwo mubafata nk'abacakara, nubwo mubabona uko mwishakiye, ariko barabaruta. Baramubwira bati se baraturuta, baparika hehe? Araturuta. Bubatse hese? Batuye mu iyihe karitsiye? Aravuga ati iby'amakaritsiye mubivemo, n'ibyo guparika mubireke, bafite ibintu babarusha. Uwambere ati tubwire icyambere. Arababwira ngo babaruta muri byose. Babaruta muri bingahe? Babaruta muri byose. Undi ati se biraba byose nta na kimwe wari wahera ubara uvuga? Aravuga ati icyambere babitse ibyavuzwe n'Imana. Abantu babitse ibyavuzwe n'Imana mugira ibiganza gutya. Abantu babitse ibyavuzwe n'Imana. Haleluya. Ejo bundi nari ndi kwigisha abanyamasengesho biwacu, ndababwira ngo nimujya kubara imitungo yacu ndimuze murareba itwanditseho ni mike, kuko Imana iduha bike ibindi ikabidutwaza. Ibindi kagira gute? Ntabwo muri kubyumva. Aho bari kundeba neza niho nderekera. Haleluya rata. Imana iduha bike, Imana iduha bike, ibindi genda ibidutwaje, ikajya iduha ibyo dukeneye, ikajya iduha ibyo tugize gute. Uravuze ngo ndabeshe? Naringize ngo nikuvuze. Reka nkubwire ijambo rya mbere kugira ngo umenye ko ari byo. Uzakora imibare, uzasanga waratangiye umwaka udafite ibiro 10 by'ibirayi mu nzu, udafite ibiro 5 by'ubugari mu nzu, udafite ibiro 20 by'umuceri mu nzu, ariko ugasoza umwaka imbabura itazimye. Ngiki kimenyetso cya mbere, ngiki kimenyetso cya mbere. None ko watangiye umwaka utagira n'ibiro 10 by'ibishimbo, watetse iki? Ni ikimenyetso ko Imana ari idukorera budget. Imana ni tukukorera, nifite ingengo y'Imana y'abayisenga. Iyo tujya ku ikofi y'Imana, murabyanze tukambara ku ikofi. Hano hari umukecuru ababyumva ibi ngibi n'ibipatosi n'ibyo abanyirabyo. Muzabimenya, muzabyumva. Tuzajya tugenda tubabwiraho gato cyane, tubabwiraho yadukuye, tubabwire n'ubuzima tubayemo. Nagira ngo mbabwire bene data, Imana iduha bike ibindi kagenda igize gute. Ibintu byose byacu ibiduherera imwe ntawazabona umwanya wo kurepeta. Ibiduherera imwe no kongera kugaruka hano byazatugora, ariko igenda iduha ibyo dukeneye, igenda iduha ibyo tugize gute. Niyo mpamvu nimujya kutubarira ntimukabara ibyo dufite. Ibyo dufitiye nibyo byinshi. Jehova Jire, ibyo dufitiye nibyo. Nujya kubara ibimbeshaho, ntuzabara ibyo mfite. Ibyo Imana imfitiye nibyo byinshi. Irabidutwaje mama, irabidutwaje. Imana ifite amagariderobe arimo imyenda yacu. Imana ifite imifuka irimo ibiryo tuzarya. Imana ifite kuri konta yo tuzakoresha. Nukuri Imana irayafite. Ikimenyetso cyayo nuko uzabona abana 3 bawe batsindira ibizame rimwe, 2 bagatsinda torokome, undi nawe agatsinda kaminuza, bose kandi bakiga. Niho zamenya ko Imana idufitiye ingengo y'Imana. Haleluya. Ariko ibi bintu ndi kuvuga hari abantu bari kubyumva ngo batere haleluya. Ibi bintu bikumvikana. Ariko ntabwo wabyumva. Ariko njyewe umunsi umwe ntazibagirwa, nibuka ifoto yanjye ariko bwa mbere ngera mu rusengero ngiye gukizwa. Nibuka ukuntu nari nambaye ipataro zifite amadirisha ku kibuno, nambaye ibikweto bimeze ukuntu bihengamye, nambaye igipira cya mabuja cyacitse mu bitugu abana bari barasobyeho, akakimpa ngo kitwikire. Ariko ndakizwa, nzaho ibintu biri ndahagera. Mpageze Yesu arandeba, aravuga ati
uje aho biri abafite ibikumwe bitacitse mugire guca abatari kubikora nababonye ariko nta kibazo muzabikora undi munsi ariko reka mbabwire haleluya ifoto yanjye iracyari mu maso nza uko naje ndabizi kandi naho atugejeje uko atuyoboye turabishima nahabwa icyubahiro Bibiliya yerekana ko abayuda bageraga igihe bakagira ifiyeri ko babyaye umucunguzi bari babizi neza Yesu ataraza hari ibintu bigeze nko kuri bitatu bitashobokaga ko umuntu biriho abikira agira gute abikira nimba n'umwanya ndabivuga ndavuga nka bibiri noneho ngo mu gihe umuyuda agiye ari kuvuga ati dore Yesu ni mwiza twabonye muganga ngo yaraturanye n'umugiriki kazi mu karitsiye aravuga ati sha tuvuze muganga ndabyibuka atuzukunda agakobwa kanje kameze ata agakobwa kanje kararwaye kenda gupfa we yo kati none wandangira uwo muganga aravuga ati byuri mu bivemo aravuga ati kubera iki ati weho ntacyo mwavugana ati hajya umugi ati ndumugiriki ati katika titoka ndatokesheje ndashirije ndubitse ndamenaguye umudamu ati sikuru kunshiriza mbaye iki aravuga ati have ati tujye tuganira ibindi by'amasaka n'ibigori ariko igihe tugeze ku mukiza wacu ntacyo mwavugana wewe uri umugiriki uri umunyamahanga ntacyo mwavugana umudamu aravuga ati umva nkubwire ntabwo ari we wakubwiye ngo umusubirize wowe ndangira ahantu ari nigireyo kajya muradukanga ndangira aho ari aho namubona akorerayo undi aravuga ati se agira aho arambika umusaya agira aho arambika umusaya afite ikigo nderabuzima se agira hopitali se habe na poste de sante undi ati none umuntu uzi w'umukiza gutyo utagira aho akorera nta seta agira undi aravuga ati ariko uyu munsi hari aho yakoreye undi aravuga ati sinahagera gute undi aravuga ati hajya utuye ati ntuye i Kayonza aravuga ati ni akamoto k'icyatanu ahantu ari bukorere ku muntu uturutse Kibungo arabarenze Kabarondo mu isantere ku muntu uturutse Kayonza arabarenze ku Murama fasha ko mugiye gutuma mfashwa biragera haleluya ndagira ngo mbabwire mujye murangira abantu neza aho Yesu yakoreye aravuga ati uraza kuhagera ni hafi ya kaburimbo urahabona amatente uraza kumva amajwi niba batari kuririmba baraba bari kwigisha winjira aho ngaho rero niho Yesu arabari utwo dushisi n'utwanje na ya Yesu ngo muyakome cyane utwo ndabona iraruguru muri Haiti nabo bari kuyakoma muyakome cyane muyakome nayo umwami Yesu muyakome nawe uvuga bikaba yategeka bigakome muyakome nyina yarahibereye ari kubareba ariko izo ni impundu n'induru Imana ibahumugisha nizo nashaka byari binyobeye umudamu aravuga ati umuntu yagwaje cyane aho bamurangiye umuganga hose ajayo n'ikaragwe najayo aravuga ati harasi harananira nkurikije uko umukobwa wanjye arembye ngo barakugendeye ageze mu giterane ngiki abona Yesu barakumuririmba uwambere ati Yesu aho wanguye aho wanguye hari habi cyane aho wanguye nambaraga ibikweto nambaraga ibirenge aho wanguye Yesu aho wanjabuye reba aho wanguye hari habi cyane Yesu aho wanguye Yesu aho wanguye aho wanguye umudamu arareba aravuga ati mwe mwarahavuye shaho naho twe turacyahari aravuga ati si
ubu ko yahabakuye kera n'ubu yahagira uwahakura yaje kubona akabona undi arahagurutse ataracariho Yesu aracari nuko urupfu ntirwamuhera biganza bigarama umudamu aravuga ati si niba kiriho natwe natureba ijisho ryiza niba kiriho ko urupfu rutaramuhera ariko je mfite ubwo ubu hari abandi turi kumwe barahari niba urupfu rutaramuhera turashimira umwami Yesu niwe wenyine wapfuye ntibamwitenya kwigendera ntabwo mwanyumva sha murabyumva nijoro niwe wenyine wapfuye ntibamwite ariko ubu hari ababyumvisha ngo batere haleluya Yesu niwe wenyine wapfuye ntiyitwa nyakwigendera fasha niwe wenyine iyo umugabo yapfuye bagahura n'umugore we barabwiraga abantu bati mu musuzo ni madamu wa nyakwigendera bahura n'abana be batababana n'abanyakwigendera nta muntu utinyuka kuvuga iyo tuvuze ko turi aba Yesu ntago twitwa abanyakwigendera turi aba Yesu muze Kayitare nyakuwa mushumba Kayitare Yesu niwe wapfuye ntibamwite nyakwigendera Yesu si nyakwigendera amen icya kabiri niwe wapfuye akazuka niwe wapfuye akagira gute hagira undi mutubwira wapfuye arazuka indezi kwiki umufite abo mwakurikiye ngo umufite abo mwizera bapfuye se bakazuka twebwe twizera wazutse twamushimye kandi mboneyeho kubabwira ko turi mu minsi 40 ari kwiyereka abantu be yanze kuzamuka ataratwiyereka ari kugenda basigira akantu abandi ari kubasigira akanimera ati muje mumpamagara ndingiye kwicara uburyo bwa tata hari gihe umuntu abagiye kuja kure akagusigira akanimero akagusigira gaki akavuga ati na message nzaje nzisoma tujye unyandikira kuri haleluya Yesu umwihariko wawe Yesu wabayeho ukora ibitangaza uyu urazuka ni wowe wa mbere imva yawe irarangaye magingwa ya izabandi zarameze ibyatsi Yesu tugasubiramo umwihariko wawe Yesu wabayeho ukora ibitangaza uyu urazuka ni wowe wa mbere imva yawe irarangaye magingwa ya izabandi zarameze ibyatsi Yesu mukunzi mwiza nzi kunyumva akira yago kunzi rekera arikabaho turashaka niba atayikirizo bihorere mu ijuru barayikiriza yo cyakora mwamumbaye kure iyo uba hafi mba nguhore nkaguhimisa itaba ariko ntacyo uzagaruka nyibasizemo birakora akazi ndagukunda Yesu je t'aime Jésus I love you Jesus nakupenda sana
ndagukunda Yesu yotemejezi. I love you Jesus, nakupenda sana. Ndagukunda Yesu yotemejezi. I love you Jesus. Kwasa turirimba. Ndagukunda Yesu yotemejezi. I love you Jesus, nakupenda. Ndashaka kukubaza, uri kuvuga ngo ndigukabya? Nikuvuze? Niko naringeze. Ndigukabya se ndikuvuga so? Reka mvuga umwami Yesu aho yankuye, ibyo yankoreye. Iyo mvuga Yesu sinani. Haleluya! Iyo mvuga Yesu sinanirwa. Oya ibintu ntaremera nibyo. Haleluya zo mukajagari sinzemeye. Ngiye kubara gatatu yifite itere mbone nsobanura aho nsomye. Kabiri gatatu. Twongere kandi. Hasigaye imwe. Amashikumana Mani shimwe. Turahumetse. We ela de la copa se la moliere mando. Deme madika talawa sibodi me fazela. Debi pariariko vi alideso me pariere gansi. Shimwa mwami. Ndakumva papa. Urahibereye we. Uzi kuvuga neza umwami mwicaranye. Uzi kuvuga neza umwami na wari muri ibyo birori. Ariko we kangire mvamvanga. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore aravuga ngo wowe ndangira neza wimbahamura nigerera aho ari numva icabwiye. Umugore yamubwiye ati genda ariko icyo nkubwiye ntacyo avugana n'abanyamahanga, ntacyo avugana n'abapagani, ntacyo mwavugana usinda, ntacyo mwavugana usambana, ntacyo mwavugana uroga, iyo mpigi ntacyo mwavugana uyikenyereye. Undi aramubwira ati ariko ibyo byose kuri kubirobanura niko avuze. Aravuga ati genda urebe. Aravuga ati ndagenda nijijishije nambariye ku bintu byinshi ntarayibona. Ngo baragiye abaciye mu bantu. Mugihe Yesu ari gukora ibitangaza agenda bakoraho rikaka, agenda kora ngo umudamu abanyuze mu bandi aragenda ati mwigisha. Yesu ati yego, ati nanje mba service. Yesu ati yihe, ati agakobwa kanje kararwaye kandi cyenda gupfa, watabara rwose niko mfite gusa. Yesu aramwitegereza aramureba ati ubwo rero wari uzi ko ndakuzi? Umudamu ati unzi gute? Yesu aramubwira ati ntabyo gusobanura nirirwa njamo, ikintu ugomba kumenya ntabwo nshobora gufata ibiryo by'abana ngo mbihimbwa. Abitwa ba Petero na ba Yakobo babwira umudamu batari ko madamu wumva ikinyarwanda cyangwa ntacyo wumva? Umudamu ati niba ncumva se. Ati none zubwo amaboko araguha nduyabona mwiramukanye. Ubu hejuru yiringiri hariho ikintu. Umudamu aravuga ati ariko ndimugapfe kwivanga mu by'abantu. Ariko kongeye gutseka. Haleluya! Nyuma yiri hari ikintu uri kubona yagukorera. Umudamu arababwira ngo mwimpahamura, naje mfite gahunda. Jewe se ni imiziki yanzanye. Mfite gahunda, mfite tegeti. Sinshaka ko ibintu byongera kurara binigagura niri waho Yesu. Ndashaka. Mfite icyo nshaka. Reka mbabwire ntabwo yari guma yabereye hano. Ntabwo yari MTN yaje mutabona izi bafure zigerekeranye mukagira ngo ni MTN. Mutabona bambaye imipira y'imihondo mukagira ngo ni MTN. No, musome neza uko handitse ku mipira yabo. Umudamu aravuga ngo ntabwo naje mbuziyonja, ntabwo tugira abantu baburi iyo baja
bakabyuka akinanura akayura ati umunsi ndirirwa hera ati ko nta kazi gahari akabafashe telefone ati aro ati yego uri hewa ati ndi kuja mu giterane ati ndinda nanje ntanakwirwa mu njyamye ngenyine ati ndinda mfe kujayo mwapfe kugera gute ubu tugira abantu baba bapfuye kuza ariko gupfa kuza turabikwemereye ariko ndupfe gutaha gupfa gutaha byo turabikwiyamye kuko niba wapfuye kuza ukinjira mwari ya marembo atanze gupfa gutaha muvuge ngo nibyo umudamu aravuga ngo ntabwo napfuye kuza ntabwo nje naje mfite gahunda mfite n'intego Petero bati none niba ufite gahunda ubwo icyagusubije ntukizi umudamu atari ko ntimukivange mu buzima bw'umuntu ubuzima urabona arinjiye mwana bwiye kumubaza icyo nkora nanjye ibi bijyo mbigeho kamubaza icyo nakora nanjye ndebe ko natahana ka cyo bisaba cyose ndagikora ariko umwana wanjye nta mfane rwose ariko uzi umukobwa w'iki gihe uzi urabona atazambiga iseka akambika ingofero ariko uyu mudamu yari afite gahunda nkunda abantu bagira gahunda mu giterane ariko nje impamvu nkunda ibiterane nakirijwe mu giterane nzi agaciro k'igiterane nzi imbaraga z'igiterane nzi umugisha uba mu giterane iki giterane ndumenya kimeze gitya ngo hashiriye ubutunzi bw'abagabo n'abagore byagendeyemo imana abahungu bashizemo imishahara yabo abandi bashizemo inkoko zabo abandi ubu urabona aya mateka tukagira ngo ni ubukwe bwabaye bwandeze nihe bafashe irembo urabona ibi byuma ukagira ngo iyi ni salo de coiffure ibi ni iki giterane gifite imana yagicikiyeho nawe nutagiprofita tabandareba umudamu araza aravuga ati mwigisha ndashaka ko unsobanurira icyo nkora Yesu aramubwira ngo nakubwiye ngo sinafata ibiryo by'abana ngo mbijugunyire iki reka mvuga aya magambo abiri mvuga imbwa mvuge n'umwana iyo Yesu yavugaga ngo ndiyaha ibiryo imbwa ntabwo yavugaga izi mbwa zimoka izi zirinda ibipanga muri kiriya gihe umunyabyaha bamwitaga imbwa niyo mpamvu handitswe ijambo rivuga ngo hanze hazaba iki ntabwo yavugaga izi zimoka zizaba hanze kuko n'ubundi zo zisanzwe ziba hanze yavugaga imbwa abantu abanyabyaha iyo ugikora ibyaha uri muri iyi karitsiye iri zina ntiwaricika aravuga ngo sinafata ibyo byanjye ngo mbihimbwa yari akiri mu byaha uyu mugore Yesu yaramubwiraga ngo kuva utarakizwa ntabwo uri umwana niryo jambo rya mbere irya kabiri Yohana yandika yaravuze ngo icyakora koko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba Yesu yashatse kwerekana ko ibintu bye nibyo abamwemeye nk'umwami n'umukiza nibyo abamuyobotse bakareka gukora ibibi abo nibo bafite umugabane ku bya Yesu reka mbabwire ijambo murataha mutekerezaho niba hari ikintu kigoye aroye mu bintu bigoye bibaho n'ukuntu abantu bashaka imigisha badashaka agakiza kandi imigisha ikabipfunyitswe mu gakiza imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe ntabwo wabaga agakiza ngo ukuremo imigisha usiga agakiza kugira ngo ubone imigisha twara byose jana n'agakiza jana n'iki jana n'agakiza nabwiye abantu ukuntu umukobwa udakijijwe w'umupagani w'umunyabyaha yigeze kubwira mugenzi we
uwo mukobwa yari indaya ko ari n'umusinzi, aravuga ati ariko ubu nzabona umugabo mwiza gute umusore mukijijwe. Indi ndaya iravuga iti ariko nawe Imana murayigora, indaya ngawe ubu Imana yaguhuza n'umusore ukijijwe. Aravuga ati nzajijisha nzamubona. Ati uzazijishiriza he? Ati nzaja mu rusengero nambara ijipo zikoze hasi, ati nindangiza nje ndasirimba, ati bagire ngo ndakijijwe. Ahita bigeraho kandi ahita aja mu rusengero akaja asirimba ati Mana uri Imana. Amukujijisha abakubitanye n'ikindi gihungu nacyo kikibandi kinywa itabi kinywa n'inzoga, nacyo kiravuga kiti mama shaka umukazana rwose nshaka umukobwa w'umurokore mwiza ukijijwe. Undi muhungu ati subwo umurokore wamubona hehe kandi wotarumu. Aravuga ati nenda kujamo nzajijisha mbatiza. Umusore barajijishije n'umukobwa barajijishije. Imana rero ni umukozi w'umuhanga, ibihuje ibandi n'imandikazi. Imana si wayirira mu mibare ntibishoboka. Ago murokonyumva kambihorere. Ibihuje ibandi muvuge ngo zitabizi. Umusore babwiye umukobwa ati wa mbere umufiance ukazaba mama w'abana banje. Umukobwa ati nanje rwose naringeze igihe cyo gukora ubukwe. Aravuga ati nta kibazo tuje kubibwira pastor. Bambasha kwa pastor, aba pastor barenganye rero nta gipimo bagira cyagakiza. Baraje babona umuhungu ni zorofote, babona umukobwa nawe ameze ukuntu. Pastor ati simurabaye, bati dusengera hano. None se musanzwe muba mu bihe bihande? Bati ntatwe twamenye ibihande dukoreramo. None se kubera ko mutagira ibihande kandi buri mukristo wese abarizwa mu gihande cy'ubunaka? Bati twababatijwe muri babandi bejo bundi. None ko mugeza aha turashaka ko mutwandika tugatangiza umushinga w'ubukwe, muvuge ngo bagitose. Babatijwe ejo bundi abantu baracyatose ngo batangize ubukwe. Ariko muzamurambarira umushumba rero mwakwihangana andi mezi. Batinya ko wa mushumba ushaka ko twishingira. Umushumba ati wayata. Ati rero twese dushaka ubukwe byihuse. Ati muvuga amazina yanyu tuzabijana muri Nyobozi. Barababwiye muri Nyobozi bati n'abantu babatijwe vuba kandi bashaka ubukwe mutabare batishingira. Bati mubazane. Wewe iwanyu nihe? Umusore ati ngi wacu baranyirukanye ni kure nabagaha yijya mu muhanda mu gasantire. Nawe wa mukobwa we ati nanje ati singiri wacu ati naburanye nabi wacu kera mu ntambara. None biragenda ute? Ati ubwo muzanshakira marene munshakire n'abazamperekeza. Ati ubwo rero abadiyakoni mwigabagabane, bamwe baje mu ruhande rumwe n'abandi mu rundi. Korari zarenganye bati murepeti z'abageni. Ako kanya aba bagiye mu gihande kimwe abandi mu kindi. Baravuga bati rero dufite abantu hano batishoboye bazakora ubukwe, dushizeho igiseke. Undi ati fante eshanu, undi ati nanjye igitoki, undi ati nanje. Barangiza ubukwe barabupfundapfundikanya buraba. Bari gusezerana, bamaze gusezerana babaha igiseke mu rusengero ngo nibagifata abantu batura ituro ry'abageni barigira iryabo. Bararitura baratura akaje ararebamo. Arangije barayabara. Mu gutanga impano umudiyakoni ati mwakira itorero natwe tubahaye impano n'ijyaturo mwatuye mu rusengero. Umuhungu abarikubise undi wamubereye pare w'umujyama takiri. Igihe kigeze abantu bamaze gutwikurura barataha. Abageni bararyama. Buca mu gitondo umwe ari umugabo undi ari umugore. Umugeni agiye muri dushe avuye asanga umuhungu. Ahamagara umwana baturanye ati ngwino ngutume. Umwana araza atakiri inote ya 5 akura muri yandi yo batuye mu rusengero. Akiriye inote. Ugende unzanire mitsinga 3 mu mafaranga y'itorero. Zaniyamo mitsinga 3. Mitsinga yari ikigura 1000. Umwana aragenda mukuzana amacupa yafate. Umugeni mukuva muri dushe ati binibiki ayo macupa hano? Umusore aramureba aramubwira ati njewe ni wewe nashakaga gusa nta byagakiza narindimo. Ati n'umugore w'umurokore nari nshaka. Ati naho ubundi sinkijijwe njewe sinda jenyine nawe ndanywa amacupa 2 umwe rimwe. Umugeni aramure baravuga ati nanjye imitwe yanjye irapfubye nashakaga umusore ukijijwe. None naho ndukijijwe. Umugeni arabwira umuhungu abwira umwana ati yaguhaye inote yangahe? Ati ya 5. Ugaruye yangahe? Ati 2. Ati nzanira mipaki y'intore nanjye. Umugabo ati ye
atunywa itabi se? Aravuga ati ahubwo se niri gusa kunywaga n'umugongo w'ingona. Amahanga aravuga ati Mana dutuburiye twese ati tubiganireho tutari twazima. None se burya wari ukijijwe? Undi ati naje nje gushaka umusore ukijijwe. Undi ati none nanje ko nende gushaka umukobwa ukijijwe. Bati twese dusanze tudakijijwe, vayo tuje gukizwa neza. Basiga amacupa n'itabi baja ku rusengero bati umwe ati nari natetse umutwe, undi ati nanje ko ari umutwe nari natetse, ariko dusanze tutabana turi abapagani twese. Barapfukama baremera barihana, itorero rirarira riti nuko abantu bameze koko. Tubona basirimba tukagira ngo bafite gahunda. Reka mbabwire, mwibeshanya mufata umwanzuro mukizwe uyu munsi. Iki ni igiterane cyo kwemerera Yesu, Yesu akagukiza. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Uyu mudamu abwira Yesu ati Yesu ndabyemera. Ngize gute? Ndimbwa koko. Abana nabo barahari. None abana baririye ku meza y'umubyeyi wabo. Dore ko bahoze baririmba ngo turi abana b'Imana. Ukareka imbwa nazo tugategera munsi y'ameza, tugacungana n'ubuvungunyukira, dore ko nta gitangaza gito kibaho. Tugatoragura utwaguye hasi, Lazaro sitwo twari tumutunze. Yesu ngo agiye kubona, abona umugiriki ku butaka, abona yashize amavi hasi. Yesu aravuga ati zi urarinda wakomeza kwishira mu mbwa, si ico nashaka. Ubuzura cyarimbwa urataha ukiriyo. Yesu aravuga ngo icyo ukoze nico nashakaga. Nabariye uri kubona mu tente nico bakoze, nabariye uri kubona baririmbye nico bakoze, naba bacuranze nico bakoze, n'uyu mwigisha muvuge ngo nico yakoze. Ngiki kintu nashakaga ko wemera ibyaha byawe, ubundi nanjye ngasunika ibisororo ukiyarurira. Mwakira ijambo ry'Imana. Ngasunika ibisororo ukagira gute? Nkaguha urufunguzo rwa magaze ukajya ufata icyo ukeneye. Nkaguha nimero ukajya umpamagara hari icyo ushaka. Amakuru ukajya uyabonera ku gihe uri no muri Supanet. Wataka nkagutabara, wategwa nkakurengera. Nicyo nashakaga, ubundi nta nubwo ndajana nawe gukiza umwana wawe. Uhereye none genda dayimoni avuye mu mwana wawe. Itahire icyo ukoze nicyo nashakaga. Bibiliya yaravuze ngo, hari ahanditse ngo Yesu aramubwira ngo genda bikubera uko ushaka. Bikubera uko ugize gute? Ushaka. Undi arandika ngo dayimoni avuye mu mwana wawe. Ngo uyu mudamu ageze mu rugo asanga umukobwa we yabaye muzima. Ngaka akamaro k'igiterane. Imana ibaha umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka mbwira umuntu uri hano muri iki giterane, hano hari imbaraga zafashe abigishwa ba Yesu, nizo bakoresheje bahagurutse kirema. Abantu barababaza ngo ni imbaraga kimukoresha ko abantu banze kwemera ibyaha. Kuva 94 abantu bari mu igororero batari bemera ko bakoze ibyaha, kandi barabikoze. None ni imbaraga kimukoresha, umuntu agahagurukira inyuma akaza hano imbere kwemera ibyaha. Abandi barabyanze. Petero aravuga ngo ni wa wundi isi yishika mu bamba, ni ubikora. Ni ugira gute? Ni ubikora. Ndagira ngo mbereke ibintu Yesu akora. Yesu niwe wemeza abantu. Ntabwo aya makaruvati twambara yabemeza, nta nubwo aya makote nambaye yabemeza, ariko imbaraga za Yesu ziri muri iri jambo. Reka urebe ngo zikwemeze, kandi zikwemeze ko uyu munsi Yesu agukorera igitangaza. Agukorera igiki? Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri iki. Nakirijwe mu giterane kirimo umusaza ari kuvuga ubutumwa. Uwo munsi yigisha ijambo rivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Hari abantu bagendana
ama smartphone bafite ku ma YouTube bafite ubuhamya natanze ndababwira ngo umunsi nakijijwe iryo joro ndiyahura narindagiriye umuntu inka imyaka irenga 8 yaranyambuye habe no kumpemba n'inkoko habe no kungurira n'inkweto habe no kungurira n'ikote yaramfashe nk'umucaka kandi mu gisekuru cyacu mu muryango arimo tuvukana yarampaye inka yampaye ndabyibuka yageze mu nka asanga narazifashe neza zibyibushe zimeze neza abona umutavu wonka wari umaze icyumweru uvutse aravuga ati kubwizi nka zimeze neza uriya mutavu uri konka ngira ngo arawumpaye arambwira ngo iyo uzabyara niyo yawe ariko abantu batanga nabi umutavu ngo uzabyara niwo wanje nanjye ndamubwira nti nta handi ho kuja mfite ndawutegereje igihe kiragera urakura urabyara ubyara inyana ngira ngo ni yanje wa mugabo databuja agiye mu kabari aranywa arasinda ayiha undi muntu yamuhamuze amuhe yanje ndavuga ntariko ma ubu ndapfuye pe iryo joro mpanga kwiyahura ndabyibuka nari nshuye inka mu ishamba rya Gishwati ngiye kwiyahura ndavuga ndi sinakwiyahura imitavu itaronka nshiraho imitavu ironka ndavuga ndi sinakwiyahura ndacana inkumuriro njya guhirika ibiti hejuru mu ishamba ndawucana ndavuga ndi sinakwiyahura uyu muriro nta wose urumva nandi kwiyahura mfite ubute ariko umuntu yiyahura mfite ubute ntabikore vuba ndavuga ndi reka uyu muriro manze nkote mba nda wose pita nsinziye nkanguka mu gitondo mbona bukeye ndiyahuye ariko mana uwo munsi nari ndiyahura ariko wa gatandatu nijoro bukeye mu gitondo ariko cyumweru abashumba bari baragiye hakujyanje baraza barankangura bati inka zahutse zagusize ndihuta nje gukurikira inka ndaziragira ndavuga ndi bwakeye nta nakuyahura ku manywa tindongera niyahura irindi joro muri iryo kuri ayo manywa rero nari ndagiye inka zizamutse hejuru ku gasozi iwacu ni mu misozi mu Gishwati ngiye kumva hafi y'iwacu hari ikigo cy'ishuri cya segonderi cyitwa Kibisabo abantu bizi iby'ubuveterineri n'amashamba barahazi kuri icyo kigo hari haje korari yasuye abanyeshuri baho cyo bitaraje pura bari bacometse ibyuma mu kigo diregiteri arasohoka aravuga ati ibyo nibiki biri kunsakuriza bati nabarokore basuye abandi barokore aravuga ati bacomora ibyuma babikore muri iki kigo ntabwo ari ikidini ni icya leta ibyuma barabyirukana abanyeshuri bashaka ahantu isambu bacomekamwe ibyuma bararirimba bazamura icyuma bita ransevu bacerekeza mu ishamba rya Gishwati iyo narindi umukobwa bateye ikorasi sinzabyibagirwa aravuga ngo ihemba neza ntiyambura ndavuga ntiyo ninki bari kuvuga koko sinari inyizi ndavuga ndisi ko ndi kumva yihemba neza ninki bari kuvuga ngo impakazi koko kubona rindagiriye yanyambuye nza nibuka nkurikiye ryajwe ntazi yariyo ngiye kuhagera numva umukobwa arantonya aravuga ngo Imana yacu ihemba neza ndiyambura ndavuga ndisi ifite inkango nyiragirire ifite isambu ngo mbumuhinzi ntariko kwiramba kose ndagakora niko naje mvuga ngo Imana ni impakazi ariko ndayishimira ko yakampaye nubo murabona ko nkariho ariko bana nanje nkariho mbanduriye ngera ha mu giterane umusaza arari kwigisha bari gutera ikorasi ngo bakira ijambo umusaza bahita bamwakira ageze imbere aravuga ngo ngiye kubigisha ijambo rifite teme ivuga ngo Yesu ni byose kumufite mba nkoze urutonde rw'ibintu ntafite ndavuga nti ubwo ndi imfubyi Yesu n'ababyeyi Yesu ni isambu Yesu ni inka nkajya ndamubwira icyo ntafite cyose reka mbabwire Yesu yokipa ahantu hose uri vide ahantu hose uri kubona udafite umuntu Yesu arahahagarara Yesu wa musaza sobanura Yesu aravuga ndavuga ndisi baramumpa ryari sigara ntekereza nti bundi hose niba mumpa ndamutwara mu kiko ntagafuka nazanye narinzi ko bamutwara mu gafuka mu kubitekereza umusaza ati umva nawe uri gutekereza ngo uramutahana he ati Yesu ndagenda mu gafuka agenda mu mutima ndamena umutima nawe uzanye ndisi baraduhamagara ryari ngo tubamuduhe koko ako kanya ahita bimenya ati ngaho tambuka uze wakire Yesu akubera umwami n'umukiza mbita ntambuka ati rambura ibiganza badambuye amaboko abiri hafi no kuzamura n'amaguru
ati tera intambwe mba ndagiye. Ahantu twari turi hari hafi y'ishyamba. Ubu ngubu murabizi ko dufite wa mwenda uniforme igihugu cyatwambitse cyitwa ndi umunyarwanda, ariko hari abantu bambaraga impusane, bamwe bakitwa bakina baki, abo ngabo twabitaga basangwa butaka kera. Baza barandeba bari banzi ndagiye inka hafi y'ishyamba. Uwa mbere hari harimo umugore n'umugabo, abwira umugabo abwira umugore ngo ndebera cyagishumba ngo kigiye gukizwa. Umugore ati kirante cyakizwa kibaga ibirayi by'abandi. Ati wo ntababesha ndiyavamo umukirisitu. Umushumba arambwira ati pfukamira ubihorere wikumva amajwi y'abafana. Ati pfukamire Yesu aragushaka. Mba ndapfukamye, arahamagara ngo ninduje, abandi barasuzugura ntibaza, barahaguruka ngo banzenguruke bansengere, batangiye kundambika ikiganza. Umukecuru yuzura umwuka wera. Imana iravuga ngo abaririmbye mbahaye umugisha, abacuranze mbahaye umugisha, abateguye iki giterane mbahaye umugisha. Iravuga ngo kandi mwese impamvu mbahaye umugisha nuko mwaje mumperekeje nje gushaka uwo nabuze. Imana ihita intunga urutoki iravuga ngo uyu niwe watumye iki giterane kiba. Uyu nguyu mubona hano azaba umuntu ukomeye, nzamukoresha muri iki gihugu no hanze. Ubu sindashaka kubabaza, murabona noroshe? Murabona Imana ibesha? Murabona Imana ibesha? Nari mfite umusatsi wanyereyeho, nari mfite amenyo yajeho urubobi sinenze kwiborosa, nari nambaye amapatara acitse ku kibuno arenze imwe, ariko reka mbabwire uwo munsi sinzawibagirwa. Imana ikimara kumvugaho nagiye kubona mbona abadamu bakuyemo ibipira bari bambaye bihenze babinjugunya ku mutwe. Iyi Imana ikikuvuga wihita ugira agaciro. Ngiye kubona mbona umugabo araje agize gutya ngo akuremo inkweto z'inyambike. Perezida wa korari aramubwira ngo wikuramo inkweto papa Runa, turamujana mu soko tumugurira inkweto. Turamujana mu soko tumugurira inkweto. Banshira mu modoka barambaza bati sinone ubahe ndimba mu ishamba. Nose urakijijwe kuko ndinda mwakiriye Yesu. Urajya urasenga ndi bati sinone urajya urasenga uvuye mu ishamba ndi sinzasubirayo. None inka ndi nyiraza zazirebe. Urataha ndi ngiye gutaha mu gihugu mvuye mu ishamba. Bati ngaho none je mu modoka tukujane ku isoko tukugurira imyenda. Banjana mu isoko. Bangije mu isoko ndabyibuka bangurira igikapu bita King. Murakizi cya kera. Bangurira ipataro ebyiri bita Viscose. Bangurira indi mipira ebyiri bita Sorora. Bangurira n'amatraining. Bangurira inkweto bita DH. Ubundi byose mbikubita mu gikapu. Bampa amafaranga 2,000. Baravuga ngo ibi 1,000 bizagufasha uri kuja mu materaniro. Bansezeraho barataha. Nja gushaka nyiri inka wanyambuye, ndamubwira ndija kureba inka zawe nagiye. Atabuje duhura yasinze wa muntu yahaye inka yanje yamuteretse. Arambwira ati bivuye eshanu. Kubera iki? Ati biko ko ndi kukubwira nkabona utafite ubwoba. Ndibwiki? Ati wiri wese ko ndi kubona wahindutse. Ndavuga ndisaka kanyura bibonye. Ati wahindutse ndaruko twavugana gumeze. Reka mbabwire. Nakijijwe saa 8 saa 11 databuja mbonye abona nahindutse. Kuva igihe wabereye bari babona warahindutse. Pita mpinduka Yesu arahindura. Ndamubwira aje kureba inka zawe nakijijwe. Ahita nyirukaniwe mu rugo nja gucumbika. Bukeye Yesu angirira neza anyubakira urugo. Ubu mfite umudamu n'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 3. Mfite n'umukozi. Ubwo rero urumva nawe uri kumbona ko ndakirara mu Masaka. Yesu yangiriye neza. Ndashaka kukubwira uyu mugoroba twere kurya amasaha. Yesu aragushaka, nawe uramushaka. Yesu aracakora, Yesu aracakiza, Yesu aracyambika, Yesu aracyatanga agakiza, Yesu aracakora. Hano ndashaka gusengera umuntu umeze nk'uko nari meze, akaba ashaka kuza nk'uko naje, akaba ashaka kuva mu byaha, va mu quartier. Yo Yesu ataha ibyo kurya, uje mu bantu Yesu yaha ibyo kurya. Yesu akugirire neza kugira ngo ubyemere kwa aya magambo adapfuye ubusa. Ndashaka umuntu wumva ashaka gukizwa, ashaka agakiza, akavuga ati gihe nabereye mu byaha ni kera, ndashaka ko Yesu angiza ibyaha. Zamura ikiganza gucya tugusengera. Zamura ikiganza gucya tugusengera. Umuntu ushaka kuva mu byaha, wibara abantu, wireba abandi, aya mahirwe nagucika, ibindi ntuzandenganye. Zamura ikiganza gucya aho uri hose, aho uri hose.
ukaba wari ugikora ibyaha, ukaba ushaka ko Yesu agukiza, zamura ikiganza. Kuzamura no gutera isari biratandukanye. Uzamuye ikiganza wese yicaye nahaguruke, ahaguruke. Nta muyuda nta mugiriki.